Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icya munsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwe mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 13 Werurwe mwaka 2025 kuwa kane iragira iti: nimba Imana iri mu ruhande rwawe ntacyo gutinya gihari. Nimba Imana iri mu ruhande rwawe ntacyo gutinya gihari. Turirimbane indirimbo niturangiza indirimbo 114 mu gushimisha, niturangiza gusoma ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye muri iki gitondo.
haleluya, haleluya, haleluya. Kuva ubu sintinya ibizaba ejo, bene data, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana ibitegeka kwiganyira nuko ubusa. Nta kintu na kimwe cyabasha gutuma niganyira niheba, kubera ko ndi kumwe n'Imana kandi iranshyigikiye mu byo ndimo, mu mishinga ndimo, byose Imana irimo. Numva amatsiko rero mu mutima wanjye, numva ko igihe kimwe Imana izangeza mu rugo rwayo rwera kandi rwo mu ijuru. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Zaburi y'118 umurongo wa 5 tugeze kuri 9 haravuga ngo, Zaburi 118 haravuga ngo, ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka aranyitaba anshyira ahantu hagari. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara, nicyo bituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo umuntu ari mu mibabaro, ari mu mubabaro, niwe wenyine wumva uwo mubabaro uko abaribwa, abamerewe, niwe uba utaka. Nk'uko baca umugani ngo umusonga wundi ntabwo ukuraza kw'ijoro. Uyu mubabaro wumva na nyir'ubwite, abataka, abantu bamwegereye ntabwo babasha kubona cyangwa se kumva igituma ataka, ariko Imana yo iba ibona igituma nyir'ubwite kimutakisha n'ikimubabaza uwo muntu. Nawe iyo atakiye Imana iramwumva kandi ikamutabara. Niyo mpamvu Dawidi nawe mu bihe byinshi yakundaga guhura n'ibintu bitandukanye bikamubabaza, ibihe bibi kandi bigoye. Yamara kubona bimugoye, nta kindi gisubizo. Iyo yabonaga bari kumwe ingabo ze, ntawe umufasha muri ibyo bibazo arimo, ntawe ubasha kugira icyo bikoraho, icyo yakoraga yambazaga Imana. Nawe mwambaze, tabaza Imana, ambaza Imana n'umutabazi. Imana izakumvira, izagukiza kandi izagutabara kuko iri mu ruhande rwawe. N'umufana mwiza ntabwo yagutererana mu kibuga cy'imibabaro, mu kibuga cy'ibikugoye, mu kibuga cy'ubukene, mu kibuga cy'ingorane. Komera nshuti yanjye, Imana ni nziza ibihe byose, ntijya idutererana, ntihinduka nk'abantu. Uko yari iri kera na n'uyu munsi niko iri kandi niko izahoraho iteka ryose. Amen. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu, mwene data aragutabaza, afite ibimubabaza, afite ibimugoye, afite ibyo akeneye ubufasha abantu batabasha kubona uko babikoraho, icyo babasha kubikoraho, ariko arakwiringiye. Turakwiringiye Mwami Yesu, ibyo tutabasha gukora, ibyo abantu bananiwe, ibyo abantu batadukoreye, wowe urabishoboye. Turakwiringiye rero, tugire neza, turagutabaje, gutabare kandi tunezeze. Shimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu tubisenze. Amen. Mwari kumwe nanone na mwene data na mwene so nk'uko bisanzwe muri Yesu Kristo, mwene so Bishop Apollinaire Gakombe, mushima kuri torero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Bifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom, shalom, ndabakunda.